Nanjye mbashimira mwebwe mwese mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi. None itariki 4 Gashyantare turazirikana umutagatifu Jene. Ushobora guhita wibaza, ese Jene yari muntu ki? Imibereho ye ni iyihe yamugejeje ku rwego rwo kuba yaba umutagatifu? Ubutagatifuze bwe se ni ubuhe? N'abatindiye reka ngaruke mu kanya turebera hamwe bimwe mu byaranze mutagatifu Jene. Muri kumwe na Dusenge Gilbert. Naho mu kanya. None itariki 4 Gashyantare nk'uko nari mbivuze turazirikana umutagatifu Jene wa Valois, cyangwa se tugenekereje mu kinyarwanda yaba Yohana wa Valo. Yavutse mu mwaka w'igihumbi 1464 aza kuza kwitaba Imana mu mwaka w'igihumbi 1505. Jene yari umukobwa w'umwami w'umufaransa Ludovico wa 11. Se yaramwangaga cyane ndetse akamufata nabi kubera ko ngo atari afite uburanga bw'inyuma bwiza. Yujuje imyaka 12 bamushyingiye mubyara we Ludovico wa Orléans. Aho umugabo wamariye kwima ingoma y'Ubufaransa mu mwaka w'igihumbi 1498, Papa Alexandre wa gatandatu yamuhaye uburenganzira bwo gutandukana na Jene kubera ko ngo yari ingumba. Ibyo byatangaje benshi. Bamaze gutandukana, Jene ava mu ngoro ye y'i Bourges. Nuko mu mwaka w'igihumbi 1500 ahanga umuryango w'abihaye Imana w'ababikira ba Annonciation. Mu mwaka w'igihumbi 1503 nibwo yakoze amasezerano ye maze yitwa Mama Gabrielle Marie. Imibereho ye mu bihaye Imana yaranzwe no kwitagatifuza guhebuje, akigomwa kuri byinshi kandi agasenga cyane. Nyuma y'imyaka 2 muri iyo mibereho y'ikaze yo kwitagatifuza nibwo yitabye Umuremyi afite imyaka 41. Ni Papa Pio wa 12 wamushyize mu rwego rw'abatagatifu tariki ya 28 Gicurasi mu mwaka w'igihumbi 1950. Mutagatifu Jene udusabire. Mwari kumwe na Dusenge Gilbert. Mboneyeho no kubifuriza umunsi mwiza mwebwe mwese muhimbaza umutagatifu Jene. Namwe kandi mwitwa ba Jene bifurije umunsi mwiza w'abazina banyu batagatifu. Amahoro y'Imana akomeze abane nawe. Aho utaha.